Ndabizi hari abantu benshi bibaza impamvu iyo bavuze imigambi yabo ibintu bitangira kugenda byanga cyangwa se bikagenda birushaho kuba bibi. Uvuga igitekerezo cyawe wifuza kuzakora cyangwa se plan yawe wifuza kuzakora, nyuma y'igihe gito umaze kuyivuga maze ukajya kubona ibintu byose bise bizamba, ukajya kubona ibintu byose bise bipfa, kandi ibyo byose bikaba ari nta kintu na kimwe wahinduye, kandi byose bikagenda nkaho hari ikibijyanye. Akenshi bamwe muri twe twibwira ko ari amahirwe mabi, ariko kuri guhari nuko hari ibintu byinshi ukora utabizi maze bikaba byakwicira inzozi zawe ndetse n'ejo hazaza hawe. Hari amagambo menshi uvuga utari ukwiye kuvuga mu gihe cya gikorwa wifuza kugeraho utaragikora. Hari abantu bamwe na bamwe uhitamo kubwira ibyawe kandi bitari bikwiye, kandi ndagira nkumenyeshe ko hari imbaraga zitagaragara zisenya ibyo wifuzaga kugeraho mu gihe ubivuze utarabikora. Uyu munsi ndashaka kukubwira impamvu nyakuri bituma iyo uvuze plan zawe cyangwa se iyo uvuze imigambi yawe birangira byose bipfuye. Ese ni izihe mpamvu zibitera? Ese ni ukubera iki iyo umuntu avuze plan ziwe akaba yaganiriza abantu ibyo yifuza gukora gusa mu nyuma bikarangira bya bindi wari wavuze utabikoze? Ese ni ukubera iki? Ni iki kibitera? Ndagira nkumenyeshe ko wageze mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Aha nta handi ni kuri love.time/p. Nimba ari ubwa mbere wari uhageze ndagusaba gukanda subscribe, kandi ndagira nkumenyeshe ko wageze ahantu hanyaho. Nta handi wasanga ibiganiro nk'ibi hatari kuri love.time/p. Ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Pati. Uhawe ikaze. Ni kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi tuvuga plan z'ibyo twifuza kugeraho, gusa finally bikarangira byose bibaye impfabusa, bikarangira bimwe byose wifuzaga kugeraho byose bipfuye. Nimba warigize kubona inzozi zawe zipfira mu magambo, iyi nkuru ni yawe. Dore zimwe mu mpamvu zijya zituma iyo uvuze plan zawe birangira ibintu bipfuye. Impamvu ya mbere ni ukuvuga cyane mbere y'igihe. Ubu ni bumwe mu buryo bwica inzozi zawe ariko wowe utabizi. Iyo umuntu afite igitekerezo, inzozi cyangwa umushinga mushya, ubwonko bwe butangira kucyitwaramo nk'ikintu gishimishije cyane, ariko ibibazo bigatangira iyo ubibwiye abandi mbere yo kubishyira mu bikorwa. Iyo ubwiye abantu benshi plan zawe cyangwa se business zawe ushaka gukora, ubwonko bwawe butangira kubifata nkaho hari ikintu cyiza utangiye kugeraho, kandi mu by'ukuri utaranatangira no gushyira mu bikorwa ya business cyangwa se wa mushinga wawe ufite. Ibyo bigatuma ubwonko bwawe buguha ibyishimo nk'umuntu wamaze kugera ku ntsinzi, maze imbaraga zo gukora wa mushinga zigatangira kugabanuka. Ndagira nkumenyeshe ko ubwonko bwawe budatandukanya cyane ibyo uri kubasha kuvuga ndetse n'ibyo uri kubasha gushyira mu bikorwa, kuko uko ukomeza kuvuga ikintu inshuro nyinshi ubwonko butangira kumarika nkaho cya kintu kiri gushyirwa mu bikorwa. Reka nkubwire ku bikunze kuba ku bantu benshi. Iteka iyo uvuze plan zawe cyangwa se imishinga yawe ukaba uri kuyibwira abandi bantu, abenshi bakwereka amarangamutima y'uko banejejwe n'intambwe uri gutera mu buzima bwawe, ariko muri wowe ugatangira kwirengagiza ko bya bindi uri kuvuga utarabikora, utarabishyira mu bikorwa bitewe n'amashimwe utangiye kwerekwa n'abantu, kandi mu by'ukuri wowe nta kintu na kimwe wari wakora. Nyuma y'uko umaze kubona ko abantu bose batangiye kugushima, nta gitutu uzigera ushyira mu gukora bya bintu wifuzaga gukora, ahubwo muri wowe uzatangira kumva umeze nkaho wahawe igikombe cy'ibyo wifuzaga kugeraho, maze umushinga ugatangira gupfa utaratangira no kuwushyira mu bikorwa. Burya mu buzima bwacu bwa buri munsi hari impamvu itera umuhinzi kuba yatera imbuto mu murima wiwe akibuka gushyiraho ubutaka hejuru. Hari impamvu ibimutera, nuko ataba ashaka yuko ya mbuto izabonwa na buri wese. Agerageza kuyishyira mu butaka kugira ayirinde izuba ndetse n'ibihe bibi n'ibisitaza ibyo ari byo byose bishobora kuba byayihungabanya, byatuma ya mbuto itera neza nk'uko bikwiriye. Iyo ya mbuto yagize ikiyivana mu butaka, akenshi ntabwo ikunze kumera. Ni nako nawe inzozi zawe zimera iyo ukunda kuvuga plan zawe cyangwa se imishinga yawe wifuza kugeraho. Ufite kumenya ko inzozi zawe mbere na mbere zigomba kubanza gukurira muri wowe mbere yuko zigera ku karubanda. Iyo uvuze hakiri kare mbere yo gushyira mu bikorwa ibyo wifuza kugeraho, uhabwa inama ubwawe nawe utasabye, ndetse bigatangira kugutera gushidikanya ku gitekerezo wagize, ugatangira no gutakaza n'icyizere cyawe. Kandi ibyo byose bitangirira mu magambo, ntago bitangirira mu bikorwa. Burya mu buzima ntukabwire abantu aho ugiye, ahubwo ujye ubabwira aho wageze. Gerageza kuvuga bike ahubwo ukore byinshi. Reka ibikorwa ukora byivugire mu mwanya wawe. Impamvu ya kabiri ni imbaraga mbi z'abagushyiramo imyumvire idahuye n'ibyifuzo byawe. Abantu benshi bibwira yuko amagambo atica, ariko kuri guhari nuko ibitekerezo, amarangamutima n'imyumvire y'abandi bigira ingaruka ku wabitangije, cyane cyane iyo ufite igitekerezo cyigisha. Ariko mu by'ukuri dore ukuri abantu benshi batitaho. Iyo uvuze inzozi zawe si bose bakumva kimwe, kandi burya abo ubwira bose siko bose bakwifuriza gutsinda, sinako bose bakubonamo ubwo bushobozi.
dore uburyo ki imbaraga mbi zigaragara. Ntabwo zigaragarira mu magambo gusa. Sometimes hari igihe uri kumwe n'abantu cyangwa se abo wita inshuti zawe, wabaganiriza nko kuri business ushaka gukora kugira wumve inama bakugira, bagahita bahindura insanganyamatsiko y'ibyo wari utangiye kubabwira, cyangwa se bagatangira kukubwira amagambo asa nk'ayoroheje ariko afite uburozi muri yo, bagatangira kukumvisha kuko hari benshi bagerageje ibyo ngibyo ushaka gukora ariko bikarangira nabo bananiwe. Mbese muri make bagatangira kuguca intege kuko hari aho batifuza kugera mu buzima, maze nawe bya bindi bakubwiye ugakomeza ubitekerezaho, ari nako bigenda bicengera muri wowe, bikarangira biguciye intege, maze bikarangira ya plan wari ufite uyihagaritse burundu. Akenshi iyo wamaze kubwirwa bino bakaguca intege bene kano kageni, niyo waba wiyizeye 100%, ntiwabura no gushidikanya ku byo wifuzaga gukora, maze ugatangira guhindura imigambi yawe ndetse na plani zawe. Kandi uko watangiye gushidikanya kuri cya kintu wifuzaga gukora, n'imbaraga zo kugikora burya ziragabanuka. Reka nguhe urugero kugira ubyumve neza. Tekereza wambaye umwambaro mushya kandi ukunda cyane, umunota umwe ukajya kubona umuntu araje arakubwiye ati uwo mwambaro wambaye bawukoreshaga kera mu myaka yahahise bari gushyingura abantu. Ako kanya bakimara kukubwira ibyo, umutima wawe ndetse n'intekerezo zawe bihita bihinduka, maze wa mwambaro wari wambaye, urukundo n'icyizere wari uwufitiye bigahita bigabanuka ako kanya. Uko ni nako bigenda mu nzozi zacu iyo ugerageje kubwira abantu byo wifuza kugeraho kandi bo batishimiye iterambere ryawe. Yego, abantu benshi ntabwo bakwanga, ariko umenye yuko hari abantu batishimira kukubona wageze aho bo bageze. Iyo uvuze inzozi zawe cyangwa se imigambi yawe, uba umeze nk'aho uri kubwira abo muri kumwe ibyo batigeze bashobora, kandi ibyo ngibyo bigakangura ishyari, ubwoba cyangwa se kwigereranya. Dore icyo umuntu w'umunyabwenge akora rero, ntabwo ahereza ubonetse wese urufunguzo rw'inzozi ze, ahitamo ababwira ibye, babandi abona ko bafite umutima wo kumushyigikira. Akomeza gukora niyo yaba ari nta muntu n'umwe ubona ibyo akora. Inshuti yanjye, menya ko inzozi zawe zidakeneye abantu benshi, ahubwo inzozi zawe zikeneye kurindwa. Kandi nimba utarashikama bihagije, ntukagerageze guhangana n'imbaraga z'abantu bose. Bika imigambi yawe ndetse n'inzozi zawe, ureke ibizavamo aba ari byo bizivugira. Impamvu ya gatatu ni ukwakira ibitekerezo byinshi bitari byo. Iyo ufite igitekerezo uba ufite icyerekezo kimwe mu mutima wawe, ariko iyo utangiye kubwira abantu benshi, icyo cyerekezo gitangira kugenda gisenyuka buhoro buhoro. Ntabwo ari uko abantu baba baguhaye ibitekerezo bibi gusa, ahubwo nuko baguhaye byinshi byivanze n'ibidafite umumaro. Umwe akakubwira ati wabikora gutya, undi nawe akakubwira ati byari kuba byiza ubinyujije muri zino nzira, undi nawe ati nge ndumva atari umwanya mwiza wo gutangira gukora ibyo ngibyo. Ibyo byose sasa rero bigatuma utangira gutakaza icyizere cyawe wari wifitiye, bigatangira nko kugushyira mu rujijo, maze bikarangira bya bintu wifuzaga gukora udakozeho na gato. Iyo ibitekerezo by'abantu bibaye byinshi, utangira gutekereza cyane muri wowe aho gukora ibyo wifuzaga kugeraho. Utegereza igitekerezo cyiza, icyo wari ufite kigapfa utaragishyira mu bikorwa. Uko utinda gukora ni nako n'inzozi zawe zigenda zipfa. Reka nguhe nk'urugero rufatika. Tekereza uri kugenda nko mu nzira, umuntu umwe akaza akakubwira ati unyure ibumoso, undi nawe akaza akakubwira ati unyure iburyo, undi nawe akaza akakubwira ati usubire inyuma. Iyo utinze muri icyo gihirahiro, ntabwo ugera aho wifuzaga kugera, ahubwo uguma hahandi wari uri. Ni nako bigenda no mu nzozi zacu iyo tugerageje kuzibwira abantu. Kandi nanone abantu baguha inama bashingiye ku byo bazi ndetse no ku byo banyuzemo, ariko ntabwo baba bazi icyerekezo ufite. Kuguhereza inama nyinshi zishingiye ku byabapfiriye, zidafite naho zihuriye n'izakumotiva kugira ubashe kuba wagera kuri za nzozi zawe. Ingaruka z'ibi byose ni uko uzatangira gushidikanya ku bitekerezo byawe, utangire no gutinya no gufata ibyemezo. Kandi iyo utegereje kwemezwa n'abantu bose, ntabwo uzigera utangira urugendo rwawe rw'ibyo wifuza kugeraho. Gusa dore uburyo bwiza bwagufasha kwirinda izo ngaruka zose mbi. Hitamo abantu babiri b'ingenzi bafite icyerekezo ubona bakugira inama. Fata inama bakugiriye nk'amahitamo, ureke kuzifata nk'amategeko. Hitamo icyemezo cyawe ushingiye ku bikorwa, hanyuma wicare wige ku byo wifuza gukora. Inshuti yanjye, menya ko gufata icyemezo kitari cyiza mu buzima birutwa no kudafata icyemezo na gito. Inzozi ntabwo zipfa kubera igitekerezo kibi, ahubwo zipfa kubera ibitekerezo byinshi. Inshuti yanjye, hitamo inzira imwe yagufasha gutangira ibyo wifuza kugeraho. Impamvu ya kane, kubura imbaraga ndetse n'ubushishozi. Hari ibintu bisaba kwiha amahoro ndetse n'umutuzo muri wowe kugira ubashe kubikora neza. Inzozi, imigambi ndetse n'ibitekerezo bikomeye, ibyo biba byoroshye gusenyuka kuko biba bikiri bito, biba bikiri mu itangiriro. Iyo ubishyize hanze vuba bisenyuka utabigambiriye nawe ubwawe. Umwana ukivuka ntabwo ushobora kumushyira mu mvura, we nta nubwo umwereka buri muntu wese. Ugerageza kumurinda urusaku ndetse ukamuryamisha n'ahantu hatuje. Impamvu ibyo byose ubikora ni uko ubizi ko aba ari umunyantege nke. Nawe rero ni nako inzozi zawe zigomba kumera mu itangiriro, zikenewe kurindwa kuruta gukururwa n'amaso ya bose. Iyo buri wese azi ibyo uteganya, ashishikazwa no kukubaza aho bigeze n'impamvu bitagenda. Ibyo sasa rero bigushyiraho igitutu,
bikagutera isoni zo gutinda, bigatuma wifuza guhagarika byose wari uri gukora. Ubushishozi bwiza ni ukumenya igihe cyiza cyo guceceka, kumenya abo ubwira ibyawe no kumenya igihe cyo kugaragara. Abantu benshi bashaka kugaragara vuba, nyamara bagatakaza ibyo bagombaga kubaka. Hari abantu bakubwira bati, ese ni ukubera icyo utabivuga kugira ngo bakumenye? Ariko nshuti yanjye, menya ko kugira ibanga atari ugutinya kuvuga, ahubwo ibanga ni ubwenge, ni uburyo bwiza bwo kurinda icy'agaciro kuri wowe. Ibintu bifite agaciro ntago bipakururwa ku isoko buri munsi. Nshuti yanjye, banza ugerageze kubaka umusingi wawe, banza ubureho gato, utangire wite ku byawe gahoro gahoro, banza wubake intsinzi mu mutima wawe, hanyuma ibisubizo bizavamo nibyo bizakuvugira. Uziyereka abantu ari uko wamaze gukomera muri wowe. Nshuti yanjye, ntugaharanire kumenyekana, ahubwo uharanira gukomera. Iyo umaze gukomera ntabwo uba ukeneye kwivuga, ahubwo abandi bazakuvugira. Impamvu ya gatanu, iga guhitamo abo ubwira inzozi zawe. Si buri wese ukwiye kumva inzozi zawe ndetse na plani zawe. Nshuti yanjye, ikibazo ntabwo ari ukuvuga inzozi zawe cyangwa se plani zawe, ahubwo ikibazo ni abo uzibwira. Abo ubwira ibyawe byose ntabwo washishikajwe n'inzozi zawe cyangwa se n'ahazaza hawe, ku buryo bakugira inama yakugirira umumaro ku hazaza hawe. Dore ubwoko bw'abantu bagusenya ariko ubwira inzozi zawe, nyamara utabizi ko abo bantu bagusenya. Abantu bakwereka ko bagukunze ariko nyamara bakaba ari ba bantu batabifuza ko wagera aho bageze, cyangwa se akaba ari ba bantu batabifuza ko warenga ku rwego bo bariho. Ba bandi bagufata nk'umuntu ukwiye kuguma aho uri, badashobora kukubwira icyo gukora kugira ngo nawe witeze imbere, ahubwo ibyabo akaba ari byo kuguhamagara mukajya gusangira amayoga ndetse no guserebura intsinzi yabo, ariko mu by'ukuri bakaba batakwereka inzira wanyuramo ngo nawe kugira ngo ugere kuri ya ntsinzi. Nshuti yanjye, gusa icyo ugomba kumenya ni uko ubucuti butagira icyerekezo bushobora kukwicira inzozi zawe ndetse n'ahazaza hawe. Guhitamo abo ubwira ibyawe si ukwiyemera, si ukwigira umunyabwenge cyangwa se kwigaragaza ko urenze, ahubwo ni ukwirinda gusenya ejo hazaza hawe. Inzozi zawe cyangwa se plani zawe ntabwo zipfa kubera ko wavuze, ahubwo zipfa kubera ko wazibwiye umuntu udakwiriye kuzumva. Hitamo abo ubwira inzozi zawe, abandi bazazibona zimaze kuba ibisubizo. Impamvu ya gatandatu, ari nayo mpamvu ikunze kugora abantu benshi cyane, iyo mpamvu nta yindi ni ukunanirwa gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje gukora. Ni kenshi upanga ibyo wifuza gukora mu gihe kingana n'icyumweru, mu gihe kingana n'ukwezi, mu gihe kingana n'umwaka, ariko bikarangira bya bindi byose wapanze gukora ari nta na kimwe ukoze. Abantu benshi bavuga byinshi, bagategura byinshi, bakanasobanura neza ibyo bazakora, ariko bikarangira ari nta na kimwe bakoze. Gusa ukuri kubabaje ni uko kuvuga no gutegura bituma wumva uri gukora, bigatuma wumva uri gutera imbere, ariko mu by'ukuri nta kintu kiba cyagahindutse. Burya ubuzima buhinduka ari uko uteye intambwe ifatika, ntabwo ubuzima buhinduka kubwo kubera igitekerezo gisobanuwe neza. Iyo uvuga byinshi uhabwa ishimwe, ugahabwa attention, maze ukumva wishimye, ariko ibyo bigatuma usubika igikorwa nyacyo wagakwiye gukora, maze bigatuma utagira igitutu cyo gutangira gukora ibyo wifuzaga, ahubwo ugatangira gutegereza igihe cyiza ngo uzatangira kubikoreramo. Nyamara icyo gihe cyiza ntabwo uzi igihe kizazira, maze ugatangira kuvuga ati nzabikora ejo. Mbese muri make ibikorwa byawe ugatangira kubishyira mu nzagihe, kandi mu by'ukuri wari ufite ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kuba watangira kubikora. Ijambo nzabikora ejo ryica inzozi zawe ndetse n'ahazaza hawe. Nimba ubona ko ufite ubushobozi bwo gutangira gukora icyo kintu, tangira ugikore nonaha, witegereze ejo, kuko ejo ntabwo uzi ko hazagera ugifite ubwo bushobozi bwo kuba wakora icyo kintu. Hari abantu benshi plani zabo zipfa bakiri muri nzabitekerezaho cyangwa se ngo ndacyari kubitekerezaho, ngo ndacyari kubitegura, ngo nzabitangira vuba aha. Ariko nshuti yanjye, ndagira nkubwire ko ejo atari igihe, ahubwo icyo ngicyo ni urwitwazo. Nimba ushaka gutsinda mu buzima, dore icyo ugomba gukora. Witekereza gutangirana ibya mirenge. Urugero, nimba ari business ushaka gutangira, tangirira kuri bike ufite, maze bya bike ufite ubibyazemo ibindi byinshi. Iga gukora buri kimwe cyose niyo cyaba kiguteye ubwoba. Igira ku makosa wakoze cyangwa se wigire ku makosa abandi bakoze. Igikorwa gito gikozwe uyu munsi kiruta igitekerezo kinini kizavugwa imyaka ariko kidashyirwa mu bikorwa. Nshuti yanjye, inzozi ntabwo zikeneye amagambo menshi, zikeneye intambwe ifatika. Nimba warigeze kubwira abantu inzozi zawe cyangwa se plani zawe bigapfa, uyu munsi fata icyemezo. Ntukongere kuvuga cyane, ntukongere gutegereza igihe kizaza. Hera uyu munsi utangire uvuge bike, utangire ukore byinshi. Nimba waryohewe na kino kiganiro kandi akaba ari n'ubwa mbere ugeze kuri LoveTime/P, kanda subscribe, comment, share ndetse na like, nabyo ni ingenzi cyane, ntubyibagirwe. Kandi wibuke ko mu gihe utafashe ingamba zo gushyira mu bikorwa ibyo watekereje, iteka ryose uzahora utsindwa muri buno buzima. Ni nadusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Mwakoze kubana nanjye, twabanaga nitwa Pati. Imana ikomeze ibarinde.